Nshuti bavandimwe muri hano, ndanyira ngo mbateguze ko umuhango wo gushyingura mu cyubahiro umusirikare habaho kurasa. Rero abatabimenyereye nimuze kwikanga nuko bigenda. Turasaba kandi abari bafite intege nke ko bakomeza bicariye kugeza aho umuhango wo kurasa usoreje. Twasaba abayobozi b'ingabo ko bakwegera imbere bagahagarara imbere gato mu gihe tugiye gukurikirana umuhango wo kurasa. Murakoze afande. Murakoze, mwasubira mu myanya kwicara. Dukomeze igikorwa cyo gushyingura.
muri uyu mwanya turasaba umwana uri bushyingure ushyiraho umusaraba ko yajya imbere nawe umufasha agashyiraho umusaraba. Murakoze. Harakurikiraho umuhango wo gushyira indabo ku mva. Umuhango wo gushyira indabo ku mva turabanza kuwiseguraho. Twese ntabwo turi bushobore kujya imbere kugira ngo dushyireho indabo. Hari abo turi buhamagare bakajya kuzishyira ku mva, abandi turaza kubasoma, ariko abashinzwe protocol baraza kuzibashyiriraho. Murakoze. Muri uyu mwanya reka nsabe Madame Ambassador Kano Dr. Joseph Karemera kujya imbere gushyiraho indabo. Murakoze. Araza gukurikirwa n'abana ba Ambassador Kano Dr. Joseph Karemera.